mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bamfite, kuva ubu sintinye ibizabejo, ibyago cyangwa amahirwe, si byose ko Imana ibitegeka, kwiganyira n'ukubusa, mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bamfite, umwanzi Satani yangerageza, nkabona amakuba menshi, nzi yuko umukiza azamba hafi, ye mwisunga mwihishemo, mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bamfite, numva amatsiko mu mutima wanjye yo gucya ku munsi mwiza, Yesu ubwo azagaruka kunjyana mu rugo rwe rwo mu ijuru, mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bamfite. Haleluya, haleluya bene data, Imana ishimwe cyane ko tugejeje uyu munsi tugihumeka umwuka w'abazima, yaraturinze yabaye mu ruhande rwacu, izina ry'Uwiteka rishimwe kandi rihabwa icyubahiro. Ni Pasiteri Marie Thérèse ngarutse kuvuga Imana. Ubuzima bwacu ni ubw'igiciro imbere y'Imana, niyo mpamvu Imana yatwimanye tukaba tugihumeka umwuka w'abazima, dufite gikurikirana, turindwa n'ijambo Imana yatuvuzeho. Igitabo cya Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 11, ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, Yeremiya we uruzi iki? Maze ndavuga nti nduzi inkoni y'umurinzi. Maze Uwiteka arambwira ati waruye neza, kuko n'indi jambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Imana ishimwe cyane irindi jambo ryayo yavuze kuri twe, kugira ngo hatagira n'umwe umunyura muri humye. Nzanywe n'ubutumwa Imana yampaye, yambwiye ngo mbabaze ngo mwibagirwa gute ko Eliya yatse agatsima umupfakazi w'i Sarefati, kandi ariko yari asigaranye we n'umwana we ngo bakarye bipfire. Ni ijambo riboneka mu gitabo cy'Abami ba mbere ibice 17 uhereye ku murongo wa 8 ukageza ku murongo wa 16. Mpabwa n'indirimbo
y'114 ivuga ngo mbeshwaho no kwizera Yesu. Imana itugirire neza, nuko irambwira ngo mubigeze kubo bireba. Imana ishimwe, wowe uri bubone ubu butumwa ubugeze kubo bureba. Hari abantu buri kureba uyu munsi bakeneye gusobanukirwa n'iki Imana ishatse kuvuga muri ubu butumwa. Imana yacu ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 17 uhereye ku murongo wa 8 kugeza ku wa 16. Haranditse ngo bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, haguruka ujye i Sarefati h'Abasidoni abari huba, hariyo umugore w'umupfakazi niwe ntegetse kugutunga. Nuko arahaguruka ajya i Sarefati. Ageze ku irembo ry'umudugudu ahasanga umugore w'umupfakazi utoragura udukwi. Eliya aramuhamagara aramubwira ati, ndakwinginze nzanira utuzi two kunywa mu gacuma. Nuko ajya kuyazana. Akigenda aramuhamagara ati, ndakwinginze unzanire n'agatsima mu ntoki. Nawe aramusubiza ati, urahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho, nta gatsima afite keretse urushyi rw'agafu nshigaje mu giseke n'uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo. Ubu dore ndatoragura udukwi 2 kugira ngo nsubire mu nzu mwivugire n'umwana wanjye ngo tukarye twipfire. Eliya aramubwira ati, witinya, genda ubigenze uko uvuze, ariko banza umvugireho akanjye ukanzanire hano, maze ubone kwivugira n'umwana wawe. Kuko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze itya ngo, icyo giseke ntabwo kizaburamo ifu n'amavuta ntabwo azabura muri iyo mperezo, kugeza ku munsi Uwiteka azavubira isi imvura. Nuko aragenda abigenza nk'uko Eliya yamubwiye, kandi uwo mugore na Eliya n'abo mu rugo rwe bamara iminsi babirya. Icyo giseke nticyaburamo ifu n'amavuta ntiyabura muri iyo mperezo, nk'uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Eliya. Imana yacu ishimwe. Kubera ko Abisirayeli bari barimuye Uwiteka bakamusimbuza ikigirwamana cyitwa Bali, batekerezaga ko ari ikigirwamana ngo cy'uburumbuke kigatanga n'imvura. Ibyo byatumye Eliya aca iteka avuga ati, nta mvura nta n'ikime kizaboneka muri iyi imyaka igera muri 3, kugira ngo mumenye neza yuko ibyo bigirwamana mwiringiye atari byo bigira icyo bikora, ahubwo imvura igenwa n'Uwiteka Imana, itangwa n'Uwiteka Imana. Ndabitegetse rero imvura nihagarare, maze mubwire iyo Bali yanyu ibaha imvura mwifuza. Uhereye uwo munsi Eliya ajya kwihisha Ahabu ku kagezi kitwa Keriti, kubera izuba ryinshi nako kaza gukama. Aricyo cyatumye Uwiteka Imana abwira Eliya ngo ajye i Sarefati atungwe n'umupfakazi wari uriyo. Imana itugirire neza, twibuke neza yuko Eliya yagiye gutungwa n'uriya mupfakazi ku byo kurya muri Isiraheli bari kuryana. Ageze i Sarefati, ikimenyetso cya mbere yahabonye ni uko yasanze wa mupfakazi atoragura udukwi, ndetse ahita amutuma amazi. Mwibuke yuko ubwo yari amaze igihe atanywa amazi, amutuma amazi mu gacuma. Icyo cyari ikimenyetso cyo kureba niba koko uwo mugore ari umuntu wateguwe n'Imana kugira ngo agaburire Eliya. Nuko arangije arabyemera ajya kuzana amazi. Uwiteka Imana afite inzira nyinshi zo gutabara. Ashobora kugutabara ahereye ku busa, ashobora no kugutabara ahereye ku byo ufite. Ukuri ushobora kugukiza cyangwa kukakwica. Uriya mugore yabwije Eliya ukuri, ariko yashoboraga no kumubwira ati, nta kintu ufite. Ariko kuko yamubwiye ati, dore mfite ibi, mfite agafu gake n'utuvuta tw'uturanguzwa ngiye guteka njye n'umwana wanjye, hanyuma tukaturya tukipfira.
nta bindi byiringiro yari afite, nta yandi makiriro yabonaga, nta yandi mahirwe yabonaga, kandi yumvaga ari bukarye n'umwana we gusa. Eliya ahita ashima Imana ati Mana ushimwe, yashimye mu mutima ati aho niho nashakaga, ako gafu ubona ari gake ugenda uvugemo akanjye ukanzanire, numara kukamvugira mubone mwivugire wowe n'umwana wawe murye. Iby'Imana mubiha Imana. Kubera iki Eliya atemeye yuko avugira rimwe kariya gatsima, agategeka ngo ubanze uvuga akanjye birangire ukazane, nurangiza wongere ujye gushyushya amazi, guteka amazi, wongere uvuge inshuro ya kabiri. Bivuze ngo hari icyo dusabwa gutanga ku Mana kugira ngo hagire ikindi cyiza, kugira ngo hagire umugisha tubona. Imana yacu ishimwe, kuko iyo bitaba ibyo ngibyo yari gutegeka ati genda uvugire rimwe ubundi turarya turasangira nta kibazo. Ariko yaravuze ngo gira kwizera umvugira akanjye. Ku murongo wa 13 Eliya aramubwira ati witinya, genda ubigenze uko uvuze, ariko banza umvugireho akanjye ukanzanire hano, maze ubone kwivugira n'umwana wawe. Imana ishimwe. Eliya yari amaze kubona ko wa mugore afite kwizera, aravuga ati reka noneho mugerageze ndebe koko bya bintu ari bubishyire mu bikorwa nk'uko akwiriye kubikora. Ati noneho abonye abyemeye n'umutima mwiza, nibwo yageretseho ijambo Uwiteka avuze. Atumva uko Uwiteka avuze mugore we, uyu munsi umugisha watashye iwawe. 14 ngo kuko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze itya ngo icyo giseke ntabwo kizaburamo ifu, n'amavuta ntabwo azabura muri iyo mperezo, kugeza ku munsi Uwiteka azavubira isi imvura. Haleluya. Yemwe abakerensa ijambo ry'Imana abandi bakaricurika, nimusigeho. Uwiteka azitwa Imana umwemera, kandi azitwa Imana utamwemera, azitwa Imana uhari, azitwa n'Imana udahari. Wakora wamwizera wakora azitwa Imana, nta na rimwe wowe uzasimbura Imana. Kwizera rero si ikintu gifatika cyangwa kiboneshwa amaso, ariko ibikorwa byo kwizera biravuga, ibikorwa byo kwizera birafatika, ibikorwa biva mu kwizera biraboneka n'amaso akabibona. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 17 umurongo wa 20, Yesu arabasubiza ati ni ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi muti va hano ujye hirya, wahava kandi nta kizabananira. Kwizera rero kujyana n'ibikorwa, kwizera kujyana n'imirimo, nibyo bitanga iherezo ryiza.